Haleluya, haleluya, ndabaramukije mu izina ryera rya Yesu Kristo, aho muherereye hose ubuntu bw'Imana bukomeze kubarinda, kandi nihanganishije abantu bapfushije ababo n'abantu barwaye by'ukuri. Uwiteka Imana abakomeze kandi abahe kwihangana muri byose, kandi abarwayi Imana ibakize mu izina rya Kristo Yesu. Reka dusome rero ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi, ibice byaho 45 n'umurongo waho w'8. Imana itugirire neza cyane. Reka dusome: wakunze gukiranuka wanga ibyaha, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima kukurutisha bagenzi bawe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Aya ni amagambo yabwiwe ngo abatware b'abaririmbyi baririmbishaga inanga. Imana itugirire neza cyane. Haleluya, haleluya. Rero natwe uyu munsi wa none ni twebwe iri jambo Imana iduhaye, mwebwe mutuye ku isi, nanjye ubwanjye ndimo. Reka mbabwire ngo Uwiteka Imana natwe icyo twifuzaho ni ugukiranuka. Haleluya. Nidukunda gukiranuka natwe Uwiteka azaduha umunezero kandi azaduha amavuta yo kwishima. Imana itugirire neza, iturinde ibitubabaza, cyangwa se mu gihe cy'umubabaro nabwo iduhinduriremo umunezero, kubera yuko twayimenye. Imana itugirire neza cyane. Ndazi neza yuko intwaro yo gukiranuka Satani ajya ayirwanya ku bantu b'Imana, ariko reka mbabwire ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ni gute rero umuntu yakiranuka muri ibi bihe bigoye? Ni gute umuntu yakiranuka urushako rwamunaniye? Ni gute umuntu yakiranuka yarabuze urubyaro? Ni gute se umuntu yakiranuka afite ikibazo cy'inzara mu rugo? Ni gute umuntu yakiranuka umuntu afite ibibazo by'ubushomeri? Imana itugirire neza cyane. Ariko kandi kuko ijuru riri hejuru ya byose, ijuru riri hejuru y'umunezero tubona hano mu isi, nicyo gituma umukristo afata intego yo gukiranuka. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Tugakiranuka aho abantu batatureba, tugakiranuka aho abagabo bacu batatureba, tugakiranuka aho abana bacu batatureba, tugakiranukira kandi n'imbere yabo. Imana itugirire neza cyane. Kandi Yesu adufashe abagabo bacu nabo bagakiranuka aho tutabareba, kuko burya ijisho ry'Imana riba ribareba, natwe ijisho ry'Imana abadamu riba ritureba. Intego rero niyo gukiranuka. Icyatumye aba batware b'abaririmbyi bahabwa umunezero kurutishwa abandi ni uko bakiranukaga imbere y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uzasanga umuntu afite umunezero, nyamara abantu bakamwita igicucu cyangwa bakamwita utagize gutekereza. Ariko reka nkubwire, kuko aba yarakunze Imana, hahandi no mu bimugerageza agira umunezero, kuko yamaze guhishurirwa yuko umwami w'abami amwishimira. Imana ihabwe icyubahiro. Nawe rero uyu munsi wa none aho uri hose ku isi, we wumva ururimi mvuga, reka nkubwire ngo kunda gukiranuka, nawe Uwiteka agusukire umunezero mu rugo rwawe. Kunda gukiranuka, Uwiteka agusukire umunezero mu mutima. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Umuntu ashobora kugendana uburwayi runaka, akabugendana bukamubuza amahoro, ariko kandi reka nkubwire ngo akagira umunezero cyane muri ubwo burwayi. N'ubwo umubiri uba urwaye, ariko ntibimubuza kuzura umwuka wera, ntimubuza kunezererwa Imana, kuko azi neza yuko hari undi mubiri tuzambikwa uzaba utakibabara. Imana itugirire neza cyane ubwo tuzaba tuvuye muri iyi si.
Haleluya, haleluya. Bene data rero dukunde gukiranuka, mu kazi ukora ukunde gukiranuka, mu bushomeri ukunde gukiranuka, we kujya kurenganya abantu, we kurya amafaranga yo guhimba ibinyoma, we kurya amafaranga yo kugira ngo wicishe mugenzi wawe, we kurya amafaranga kugira ngo ukunde ucishe mugenzi wawe umutwe, we kujya hariya ngo uhimbe ibinyoma kugira ngo ukunde ubone indamu. Reka nkubwire mwene data, we wakiriye indamu zo kuvusha amaraso, wowe witirira witwaza kuri mu murongo w'abavuga Imana, kandi warangiza imbuto wera zikabihakana. Reka nkubwire ngo icyo ubona gituma bagenzi bawe bishima nuko bakunze gukiranuka, bagendana umunezero wa buri munsi, niyo baba bakennye baranezerwa, bakavuga Imana kandi bakagira gute, bagakomeza gukorera Imana mwituze. Imana idufashe rero, ntihagire ubushomeri bugukura ku Mana, ntihagire ubushomeri butuma ujya kugambanira mwene so ngo ukunde ubona amafaranga. Reka nkubwire ngo bene ibyo biguzi, reka nkubwire nibyo uzatahira nutihana. Yesu adufashe rero, kandi Yesu atugirire neza. Bamama dukunde gukiranuka, abapapa mukunde gukiranuka, abasore mukunde gukiranuka, nibwo Uwiteka azabarutisha bagenzi banyu. Haleluya, haleluya. Akabasukira umunezero nubwo haba ari mu bibazo, nubwo igihugu cyaba kiri mu bibazo, nubwo umubiri waba urwaye, ariko Uwiteka akagusura muri ubwo burwayi, ugakomeza ukihangana kandi ugakunda gukiranuka, nawe Uwiteka azakurutisha bagenzi bawe. Imana yacu nishimwe, dukunde gukiranuka kugira ngo tuzasengire wa munezero Data wa twese ajya habera. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Mukomeza kanda subscribe, kandi mwandika commentaire, mwandika like, kandi shimira n'abantu barangije gukora subscribe. Namwe muri mu nzira ni karibu. Uwiteka Imana akomeze kubaha umugisha. Ikiruta ikindi mukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ridutera imbaraga, niryo ridutera gutinya icyaha, bigatuma dukiranuka no mu bihe bigoye. Haleluya. Mba numva nta cyandutira umwami wanjye, nta kintu narutisha kuzabona ubugingo buhoraho. Nawe ntugire ikintu rero urutisha Imana yawe, kuko Uwiteka ari hafi gutwara umugeni. Imana ikomeze kubanezeza no kubagirira neza mu izina ryera rya Yesu. Amen.